ikaze abakurikira Hirwa TV Rwanda, amahoro y'Imana nabane namwe. Turabasuhuje aho muri hose, abadukurikirana, abatwandikira, mwese turabasuhuje, amahoro y'Imana nabane namwe. Natwe turabakunda, Yesu nabagihe umugisha. Murakoze cyane. Uyu munsi rero tugiye kongera kugaruka tuganira kwijambo urukundo. Urukundo nongeye kurugarukaho cyane. Nongeye kuruzaho urukundo. Ubushize twaganiriye ku kintu cyo kubaka urugo, urukundo mu rugo se ruhagaze rute? Ese urukundo wakundaga mugenzi wawe uyu munsi ruracyahari? Ese urukundo wumvaga ukibonamo umugabo wawe cyangwa umugore wawe igihe mwari mugikundanye mugishakana? Nibyo twagiye tuganira. N'uyu munsi rero twongeye kugaruka ari byo tuganira kugira ngo turebe zimwe mu mbogamizi zishobora kuba zibangamira urukundo, zibangamira imibanire ya muntu cyangwa zibangamira urugo muri rusange. Uyu munsi rero tugiye kwifashisha icyanditswe n'ubundi tugiye gusanga mu Bakorino ba mbere ibice 13 umurongo waho wa 4. N'ubundi rurongera rugarukemo amagambo avuga urukundo. Aravuga ngo urukundo rurihangana, urukundo rubabarira byose, urukundo rwihanganira byose. Urumva ko n'ijambo ry'Imana ryongeyeho rigaruka ku rukundo, rivuga kenshi cyane ngo urukundo rurihangana, urukundo rubabarira byose, urukundo rwihanganira byose. Urukundo umva niyo byaba ari ubukene, ahari urukundo haba hari ikintu gikomeye cyane. Iyo ufite urukundo ntabwo ubukene buza mu rugo ngo wumve urahungabanye. Ntabwo umugabo uyu munsi akubwira ati nyamara mfite igihumbi cyangwa umunsi nticyanabonetse ngo utangire kumubwira ngo nubundi ntacyo umaze, nubundi bari barakumbwiye, nubundi bari barambwiye kutazantunga, nubundi bari barambwiye kutazanshobora. Ibyo byose ugatangira kubimubwira. Igihe cyose uzatangira kubona hari amagambo utangiye kubwira mugenzi ngo nyamara nari narumvise, ngo nyamara bari barambwiye, uzamenye ko urukundo rwanamutse, uzamenye ko urukundo rwamaze gushira. Kuko nimba ijambo ry'Imana tuvuga ngo urukundo rwihanganira byose, muri byose harimo inzara, muri byose harimo gutukwa, muri byose harimo muri byose harimo kurara ubusa mu rugo, harimo kubura amafaranga, muri byose harimo kwaka credit mukananirwa kuyishyura, muri byose harimo kuba babatereza inzu cyamunara, muri byose. Ahari urukundo rwihanganira byose, ahari urukundo rwihanganira niba umugabo wawe cyangwa umugabo anywa inzoga, birashoboka ko ashobora no kutanywa inzoga. Ntabwo gutinda ko umugabo hanze bivuze yuko anywa inzoga, no, ntabwo ari cyo bivuze. Kuko byanze bikunze ntabwo tugira inshingano zingana. Umugabo ashobora kuva mu kazi akajya kureba bagenzi be, akajya kureba ngo baganire kuko bafite byinshi bagiye gupanga. Ariko twebwe abadamu cyangwa twebwe igitsina gore tugira inshingano nyinshi mu mago. Hari ukujya kureba abana, hari ibyo wahashye kureba ko byageze mu rugo, kureba umukozi yenda nimba umufite mu rugo ko yateguye, cyangwa nawe kujya kwitegurira. Ni byinshi cyane, abagore tugira inshingano nyinshi. Ntabwo bivuze rero yuko umugabo wawe igihe cyose utashye ngo wumve ko nawe wamusanga mu rugo. Ntabwo bivuze ko nimba uva ku kazi saa 11 bivuze ngo n'umugabo wawe kuko ava mu kazi saa 11 ngo nawe atahe muhahurire. No, ntabwo ari cyo bivuze. Oya, igihe cyose rero uzatangira ko nako atinda, menya ko urukundo rwagabanyutse, kuko urukundo rurihangana. Mu by'ukuri hari ibintu bimwe tuza mbona ahari tugira nk'intambara kandi zitakabaye intambara. Niba wowe ushobora kumva ko umuntu yatinze gutaha, ukumva ko intambara zavutse, ukumva ibibazo byaje, ukumva watangira kumbwira ngo nta kigukunda, ngo ubwawe no, ntago ari cyo bivuze. Wowe kora ibyawe, kora inshingano zawe, ahubwo urebe ko inshingano asabwa gukora arimo kuzubahiriza. None se wowe nimba wenda n'urugero fata umugabo wawe ave ku kazi ahita ataha direct, wowe uraje ndugiye mu masahani, ugiye gutegura abana, ugiye kuri abana kuba basasiye, ufite inshingano nyinshi. Hanyuma nawe naza yicare muri salo cyangwa azagufashe mu gikoni. Ntabwo bivuze ko atataha kare. Birashoboka pe, birashoboka ko n'abandi bataha kare, birashoboka ko n'abava ku kazi bakagenda mu rugo direct, ariko abantu bagira impamvu zitandukanye. Nimba bivuze ko nawe yavuye mu rugo akagira hakatira, akajya kureba mugenzi we, ese ashobora no kujya iwabo. Erega nabyo birashoboka. Afite iwabo,
afite inshuti ze babanaga mbere yuko mubana, afite abandi bagenzi be bakorana, afite bafitanyije business. Ibyo byose birashoboka, ariko wikumva ko kubera yatinze kugera mu rugo ngo umve ko byabaye intambara. Oya, igihe rero azagera mu rugo umwuka wo gutangira intonganya ukinjira, uzahita umenya ko urukundo rwagabanitse. Kuko bavuze ngo urukundo rwihanganira byose. Urukundo rw'icyo rwihanganira harazamo cya kintu cyo kwihanganira ko yatinze gutaha. Nimba rero utabashije kubyihanganira, menya ko hari ikintu cyitwa gukunda cyagabanutseho gatoya. Gerageza rero wongere nanone umutega amatwi, ahubwo mwegere mubaze se sheri, mutware. Abantu babivuga mu buryo butandukanye, haravuga abasheri, haravuga abatware, haravuga abaganji, haravuga umushayija, bavuga ibintu byinshi cyane bitandukanye. Mwegere umaze mwabaye amahoro. Ese uyu munsi ko mwatinze gutaha byagenze gute? Kuko hari igihe aza mu by'ukuri yagize ingorane ku kazenda, bagize ibibazo bitandukanye. Wowe yaba kigera mu rugo nkaho wamwakiriye ngo umwumve, ahubwo ugahita umwongerera uburakari, ugahita umwakiriza umujinya. Oya, ntago ariko bikwiriye. Ahari urukundo haba ineza, ahari urukundo haba umwuka mwiza, ahari urukundo haba kuvuga neza, haba ubugwaneza, haba ibintu bitandukanye byinshi, kuko hari urukundo. Nimba atashye wihita asanga wumva nyine warakaye, ibintu byacitse, ngo abagikomanga ni mu mukingurira asange reka ibintu byakomeye, nasaba amazi yo kunywa reka ahari ntuhazi, nasaba ikintu cyose ubundi saho waruri ntiwabinyoye. Oya, icyo gihe cyose uzavuga ayo magambo uzamenye ko urukundo rwakatitse. Kuko ijambo ry'Imana twasomye ryatubwiye ngo urukundo rwihanganira byose kandi rubabarira byose. Harimo no kumubabarira kuko yatinze gutaha, harimo no kumubabarenda kuko atakumenyesheje, harimo no kumubabarira kuko yatinze guteka. Ndimo ndagaruka yenda ku bagabo, ariko nanone ndongera ngaruke ku badamu. Wa mugabo, ihangane nawe. Kwihanganira niko ijambo ry'Imana ritubwira, kwihanganira byose. Nuko uri buve ku kazi wagera mu rugo ugasanga madamu wa wenda atarahagera, ntabwo bivuze ko yabaye ikirara, nta nubwo bivuze ko yazerereye. Oya, ni umuntu mukuru, ni umuntu nawe uzi neza ko agomba gutaha, ni umuntu uzi ko afite izindi nshingano, ni umuntu mukuru. Kubera ko umutanze mu rugo rero ibintu byicika, ibintu byicika. Hari aho ujya ugasanga umugabo yageze mu rugo umugore ntarahagera, ugasanga ibintu araso yahagaze, ugasanga ibibazo byacitse, ukabona nyine ibintu byakomeye, umugore akaza atarwiyambitse akaba ati noneho sindi utahamo kuko umugabo yantanze gutaha. Oya, abantu babiri babana, oya, abantu babiri bakundanye bakumvikana bakabana ngo bagapfumbatana bagasusurutsanya bakamarana imbeho. Oya, mureke ahubwo nagera mu rugo umutega amatwi kugira ngo umenye ahantu yari yagiye. Erega hari n'ibyo yagiyemo ari iby'umumaro. Erega hari n'ubwo yari yagiye gushaka izo mbuto z'abana. Erega hari n'ubwo yari yagiye gushaka minerivare y'abana. Erega aho yagiye naho hari aho umumaro. Wihita rero wumva ko wowe uburakara ari bwo ushyize imbere. Oya, ahubwo mureka banzaze nahagera umutega amatwi. Umutega amatwi, mwihanganire, ihanganire byose. Wenda waruzi ko bateguye umugati mu gitondo ugiye kujya ku kazi, warangiza umugati ukawubura, ugasanga nta yibagiwe kuwugura, dore noneho n'amasabara yakatuye, basige bakinga kare, yenda yibagiwe kuwugura asanga bakinze. Ihangane, byihanganire nibyo ngibyo, kuko habonetse icyayi cyonyine umugati ukaba utabonetse, si urundi rwango. Byihanganire, mubwire mada, oya nta kibazo, ntacyo bura ntago wabonetse kuko ntago ariko bisanzwe, nta kibazo nubwo utabonetse, ntacyo ndanywa icyayi nigendere. Urumva iyo umubwiye gutyo asigara nezerewe, asigarana umutima mwiza, akaba ariko burya umugabo wanjye disi yari yabibonye ko nta rwango rwari rurimo. Ariko iyo kubwiye ati nyamuneka se umugati twasanze bakinze ntago twawubonye, ukavuga uti nubundi ndakuzi nta kintu witaho, nubundi wita kuri bikeya, icyo gihe ugenda urakaye, ariko na mugenzi wawe ukamusigana agahinda mu mutima yuko nyamara wenda atabikoranye ubushake. Ariko ahari urukundo rwihanganira byose, ahari urukundo rurihangana, ahari urukundo haba ubugwaneza. Bavandimwe nshuti zanjye, ndagira ngo twige urukundo, twige ubugwaneza, twige gucirana bugufi, twige kumva bagenzi bacu. Nukuri umugore wawe wumve ko ari inshuti yawe ya bugufi, wumve ko ari umuntu wabitsa ibanga, wumve ko ari umuntu wabwira icyakubabaje.
ahari urukundo rero haba ibintu bikomeye cyane. Ahari urukundo mushyira hamwe, ahari urukundo ntago mutatanya imbaraga, ahari urukundo ntago umugabo yiganyiriza gutaha. Ahari urukundo ntago umuntu yarya wenyine aravuga ati woya ntago mugenzi wanjye araza. Ahari urukundo yibuka yuko umugabo hari ikintu yakundaga cyangwa umugore we akavuga ati umugore wanjye tugisifiyansanya, ndibuka ikintu nabanzaga kumugurira cyambere. Nje nditangaho urugero, je umugabo wanjye dukundana kera, ikintu nakundaga yari koka. Nakundaga koka, yarabizi nicyo kintu cyambere yanguriraga. Yarabizi ko abata Egide andamuzi burakunda koka, nicyo kintu cyambere yanguriraga kuko nakundaga koka. Nawe rero urabizi neza mugenzi wawe ikintu yakundaga. Ushobora no gufata umunsi ukavuga uti uyu munsi umugore ayenda mukorera surprise. Ukavuga uti nibutse kera tugikundana, ikintu iyo twabaga twasohokanye cyangwa twatembereye cyangwa umva cyayansuye ikintu namuhaga. Ukavuga uti mana we maze iminsi umugore wanjye cya kintu najyaga muha kera ntakikimuha cyangwa tutakibona, uyu munsi ndamukorera surprise. Uzugiye kubona ukabona mugenzi wawe araje n'akantu, umva niyo rwaba ari ururabyo rwa rundi kera hari ukuntu umukobwa yakundanaga n'umuhungu agashitura ibyatsi agasora umutuntu, niyo waza ukazana akababo ukamubwira uti zikunda nibutse kera tugikundana ukuntu wajya gufata akababi ukaza iryo jambo karimubwira. Mu by'ukuri rero reka twongere dushakishe ikintu gishobora gutuma urukundo rwacu rugaruka. Reka urukundo rwacu rwongere rwihangane. Nimba usanze batetse ibijumba wikumva ko ibijumba si ibiryo, ibijumba ninde wakubwiye ko mbirya ibijumba wacu oya birya ibijumba ahubwo birye neza unezerewe nurangiza umuguta. Ariko madame ubutaha ibijumba iyo mbiriye ntago bingwa neza, ubutaha uzabihindure. Nibura ubimubwizanye umwuka w'ubugwa neza nawe icyo gihe azabihindura. Ariko iyo uhise ukanika ukavuga uti nubundi wa mugore we ibiki n'ibiki, ibibazo biravuka. Menya ko urukundo rwagabanyutse, hari ibyo rutabashije kwihanganira, nyamara urukundo rwihanganira byose. Nyamara urukundo aho ruri urukundo aho ruri ruhora rutoshye. Ihangane rero wowe muvandimwe, aho wumva gucitsa intege, aho wumvaga wari wacitse intege, aho wumva gutari ucyubahiriza inshingano zawe. Wabona umugabo wakubaza ati ariko inkweto zanjye najyaga nambara ko hari inkweto maze igihe ntambara ko numvaga ari uyu munsi nshaka kwambara, ngo umubwire ngo oya ariko wowe izo wambara urazizi wazishyize se ibyo birande. Oya da ntago ariko bikwiriye kuko muri babiri mwese arajya kuzibaza mushiki we kandi yaramusize, arajya se kubaza musaza we yaramusize. Ahubwo mubwira uti ihangane ndaza kuzigushakira, reka ahubwo wambara izingizi. Urumva umusubizanyije umwuka w'ubugwaneza. Ihangane wambara izingizi, hanyuma izindi nazo ndaza kuzireba nazo wazazambara ejo. Urumva icyo gihe usubizanyije umwuka w'ubugwaneza. Ariko igihe cyose uvuga ukanitse nawe warangiza ugasubiza ukanitse, mu by'ukuri menya ko urukundo rwakatitse. Kuko ijambo ry'Imana ngo gusubizanya neza bihosha uburakari. Igihe cyose umuntu akubwiye we arakaye, wowe ukagerageza guca bugufi, ukagerageza ijwi ryawe kuryoroshya, bwa burakari bwe buramanuka. Hari ukuntu umuntu ashobora kuza yumvaga yafashe ingamba cyangwa n'umwana yakora cyane. Nagiye nkunda kwibanda ku mugore n'umugabo, ariko n'abana bacu. Hari ukuntu umwana aba yagukoshereje, yagera mu rugo ugatangira kumutonganya n'ibicagahita akubwira mama mbabarira. Mbabarira. Ako kanya uhita wumva muri wowe imbabazi zije, ukumva uburakari butangiye kugabanyuka kubera ko akubwiranye ijwi rituje. Rero bavandimwe nshuti zanjye, reka urukundo turwimike mu mitima yacu. Reka urukundo wongere kumva ukunze mugenzi wawe uko wamukunze cya gihe kera. Yaba yari munini uyu munsi akaba yarananutse, yaba yarananutse umunsi akaba yarabyibushye, wiha agaciro ibihe ari mu uyu munsi. Ahubwo hagaciro cya gihe wamukunze kwa kundi yarameze. Uvuga uti umugore wanjye cyangwa umugabo wanjye uko yarameze kera n'uyu munsi niko ndimo kumubona. Uko wongere wumva ufite urukundo. Mu by'ukuri kubana kw'abantu babanye bahuje bumvikanye ni umunyenga, ni paradizo. Niyo mpamvu bavuze ngo urugo ni ijuru rito. Urugo ni ijuru rito. Abana bari mu rugo ruri mu rukundo iyo uhageze urabibwira.
abantu ubona batese, abantu ubona baza bagasuhuza abashyitsi, abantu ubona bari kuri discipline, abantu ubona batuje, ariko urukundo rwagabanyitse iyo urugezemo ubona ari imiriro neza, igikombe bajugunya hariya, umwana wamwe acaha undi ubona nyine ari intambara, kuko urukundo ntago ruri muri urwo rugo. Byanze bikunze nawe wisuzume, nanjye nisuzume, ariko urahita ubikurura, urabihuza, urebe urugo ruri mu rukundo, uvuga uti ariko niba umugabo wanjye twagiranye ikibazo, niba umugabo wanjye tutumvikanye, niba umugabo wanjye yagiye ku kazi tubwiranye nabi, nagera ku kazi biragenda gute? Nawe mugore, ese abana banjye uyu munsi biri bwirirwe bifashe gute? Ariko iyo mwebwe ubwanyu mubashije kubicoca, mukagirana urukundo, mukabana neza, n'abari mu rugo rwanyu ya neza bayibonaho, n'abari mu rugo rwanyu ya neza bayisoromaho, yaba umushyitsi waje mu rugo arabibona kuko urukundo rurahari, yaba umukozi uri mu rugo nawe ararubona, yaba abana nawe arabibona, nawe abona ya neza, abona rwa rukundo kubera ko mwarugaragaje. Ariko ahatari urukundo naho haragaragara. Ijambo ry'Imana rirabivuga cyane, rirabisobanura, imbuto z'umwuka, imbuto z'urukundo ziragaragara, zirigaragaza. Nawe rero ngira ngo urabizi, hari urugo ushobora kugira uko butari ku rugo rufite urukundo pe, ukabona abana, ukabona umukozi, ukabona abashyitsi, ukabona nyine ukavuga byanze bikunze uru rugo uko biri kose ruragerageza. Rero muvandimwe, reka nawe uyu munsi wongere wisuzume, urebe neza niba nta nshingano waba arateshutseho. Yewe mugabo nawe wisuzume, urebe ko nta nshingano waba arateshutseho. Niba umugore wawe hari amagambo wajya kumubwira kera umunsi utakimubwira, hari uburyo wamwumvagamo uyu munsi ukaba utakimwumva, hari ukuntu akubwira ati nyamuneka mugabo wanjye umunsi mfite ibintu ushaka kukubwira, ntumuhe umwanya. Nawe wa mugore, umugabo wawe nawe akakubwira ati nanjye ibyo nshaka kukubwira ntumuhe umwanya. Oya, nimwongere mugarura urukundo, nyamuneka urukundo Imana idusaba, reka twongere tugerageze. Natwe hari ibyo Imana idusaba, ariko natwe ubwacu hari ibyo tugomba kwishakira, hari ibiturimo natwe tugomba kugerageza. Igituma uteshuka urakizi, aho wagize intege nkeya urahazi, aho wumva utagenze neza urahazi. Gerageza rero wongere uhindure, ongera urebe mugenzi wawe uko wamubonaga kera, isura wamubonagamo kera ongera umubonemo uyu munsi, urukundo wari umufitiye, kwa kundi kose wamubona, kwa kundi wamwihanganiraga, aho yagize intege nkeya umwihanganire. Ni umuntu, birashoboka, ni umuntu. Rero inshuti yanjye, muvandimwe, ndabakunda cyane, ni ukuri tuzagumya tuganire kuri iri jambo, ku by'uru rukundo, ku bw'urukundo rw'Imana, kuko ijambo ry'Imana ngo ntago wakunda Imana utabonye nyamara udakunda mwene so. Reka rero Imana yo mu ijuru diha imbaraga, kandi twongerere imbaraga zo kugira urukundo rwo gukunda abo tubana, ndetse no gukunda n'abandi bose, urukundo rwagutse, urukundo. Ariko reka duhere iwacu mu miryango, kuko ntago uzajya gukunda abo hanze nyamara n'uwo mubana mu nzu mudakundana. Rero murakoze bavandimwe, umwami Imana abaha umugisha. Ikiganiro twarimo dufitanye uyu munsi tugisubikiye aha ngaha naho ubutaha. Bye bye.